Ni The Quick Times News nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu mu makuru atandukanye. Mbere yuko nkugezaho video y'ubuhamya bwa Lieutenant General Retired Karake, Colonel Retired Dodo na Major General Retired Sam Kaka ku rugamba rwo kwibohora, ngira ngo rero mbanze nkubwire ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ari muri Qatar kuri uyu wa 24 z'ukwa gatanu 2026. Ni inkuru rero dukesha inyamakuru Igihe yanditswe kuri saa 5 mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 24 Gicurasi 2026, aho Perezida Kagame yageze i Doha muri Qatar mu ruzinduko rw'akazi. Twihuse cyane nanone tudatinze nk'uko nabibasezeranyije, bamwe mu bagize uruhare mu rugamba rwo kubohora u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi bari mu ngabo za RPA bagaragaza ko batangiye urugamba bizera ko bazarutsinda nubwo byasabye ukwitanga gukomeye. Nyakubahwa First Lady, abanyakubahwa mwese, turabashuje. Ntabwo tuganira nk'uko abatubanjije babigenje, turagerageza kubabwira inkuru tuzi mu buryo bwihuse. Kiriya kintu isego mu cyitwaga mu cyongereza NMOG, Neutral Military Observer Group, ni ikintu cyari cyarashyiriweho ngo kuba hagati y'ingabo za FAR n'iza RPA, hagati yabo iyo habaga habaye imishyikirano twari dukunze kubona ikintu bita demilitarized zone, yabaga ari zone itarimo abasirikare. Mu by'ukuri imwe muri characteristic yakunze kuranga urugamba cyangwa struggle icyo gihe, ni bimwe mwajyaga mwumva abajene baririmba ngo twabaye ku umuriro basaba imishyikirano. Iyo ndirimbo ngira ngo murayizi. Bijya niko za Ancillary Agreement zavutse, niko za Badorite zavutse, za Arusha, za Gomizo na za Minwari. Ariko kugira ngo nihute, Ambassador Gasamagera yaranje avuga ati nuko RPF iravuka. Ibya mbere aho sindi witindeho cyane, ariko kubera ukuntu yasobanuraga ukuntu mu Rwanda abantu barakandamijwe, birumvikana ko abantu hari mu Rwanda batari bafite ubwinyagamburiro, no kuvuga ngo nta organizing space bari bafite. Byaje kurangira ari uko usa naho ari mu mahanga, nubwo ari bafite ibibazo cyane, nabo bari bafite ibibazo bitoroshye, ariko nabo bari bafite organizing space cyangwa umuntu yageragereza kureba uko yapanga uko abantu bazabohora igihugu cyabo. RPA yavutse nk'imyaka 3 nyuma y'uko RPF ivutse, niyo yakomotseho niko navuga. Ariko na mbere y'uko RPF ijyaho hari abantu bakuru muri twebwe, bakuru mu nzira zitandukanye, bari baragiye mu ngabo bapanga kuzataha mu buryo bukoresheje imbaraga, kuko byaragaragara ko ibyo muri Loni bitazashoboka kandi ngo igihugu cyari cyuzuye cyane. Itariki ya mbere Ukwakira rero abatuyoraga bari baraduteguje ariko tutazi itariki, ni ku mugoroba umwe baratubwira tugende. Bamwe muri twe basanze mu tubari, umuntu agasanga agiye kunywa akabyeri ati tugende, undi bakamusanga ari ku burinzi, undi yagiye ku kazi, barakukumba, tuba twikubise Kagitumba. Abantu bakunda kuvuga ngo yaratunguwe, ariko ngira ngo yatunguwe n'umuriro wayikubise uko wanganaga kurusha gutungurwa nuko izaterwa. Hari mu office wa FAR witwa Murengera Ntwari yabaga Gabiro, yatubwiye ko baramaze ibyumweru 2 bazi ko tugiye kubatera, ariko Chantal yabivuze bumvaga tutabashobora. Bari inzirabwoba, ntago bari ingirabwoba. Ariko nyine umuriro ubaye umuriro hariya tariki ya mbere y'ukwa 10 muri 90 n'inkuru mwese muzi mwanayibonye muri museum. Nakwinkarejinga abantu cyane kujya basura iyi museum n'uyije mu bwa mbere
byaba byiza uyigarutse mukanayigarukamo. So igitero kirakubita. Uwo munsi twagize casualty umwe gusa, umuntu yaje gupfa nyuma witwaga Christophe Karenzi, niwe casualty wenyine twagize, abandi bose baba barinjiye. Kuri uwo mugoroba General Fred Gisa Rwigema wari chairman wa RPF wari n'umukuru w'ingabo yaturemyemo imitwine, kintu umuntu yakwita battalions, ariko abasirikare bumva ko atari battalions ukurikije imibare ubundi ba muri battalion. Aturemyemo iyo mitwe ine, aduhaye briefing. Iya mbere yo kuvuga ngo wumva afite ubwoba n'iyisubireyo kuko haracyafunguye, atumva ko haracyafunguye, ufite ubwoba nasubireyo. Iya kabiri, abo bagabo mureba bambaye uniform buriya biriya bintu bambaye hano bifite icyo bivuze. Iyo ukibonye uri umusirikare umenya urwego ariho, ukamenya n'igihugu aturukamo. Iyo briefing ntiyayitanze, ariko yavanyeho inyota ze azishyirwa mu nzu aho ngaho, n'abandi bazivanamo. Kuri njyewe message yari kuvuga ngo ntimukira abagande, kuko abenshi twari twavuye muri NRA, yari ngo ntimukira abagande. Siko yabivuze, ariko niyo message umuntu yavanamo. So iyo mitwe ine iraho, briefinze, abirukanse imbere bagiye, bisanzwe deployments zakozwe hari imbere. Mu gitondo ubwo ngeze tariki 2 aduye aratera, aragaruka. Ni bya bindi bita counter attack cyangwa attack series. Arababwira ati tugende tujye kurwana n'uri yaduye. Niko n'ubundi igisirikare kibigenza. Baragiye cyangwa turagiye, hanyuma nawe araza komanda bisanzwe. Ngira ngo umunsi wari wageze baramurasa. Urumva attack yari yabaye nzima, ariko baramurasa. Nubwo yari yapfuye nyine, akazi ko karakomeje. Abenshi ntitwanahise tubimenya. Twakoze mu gitondo, twakoze operations buracya turakomeza mpaka za Nyagatare na Gabiro. Chantal avuga yavuze ngo muri FAR mu nzira bwo ngo bahoraga bibeshya yuko bazatsinda. Twe ntitwibeshyaga ko tuzatsinda, twari tuzi ko tuzatsinda. Ariko hari ibyo twibeshyemo. Cyambere bamwe muri twe tukiririya Bugande harimo n'amaraso y'ubusore, twari tuzi ko ari ugutungayo gusa. Nitwerekeza umututu hariya bazaseduka. Iyo minsi ya mbere ni kuba bigenje. Ariko rero ndagira ngo munyemerere nyakwa hasiredi mbabwire gatoya iyo RPA mvuga yari imeze icyo gihe. Ubwo RPA irimo abasirikare batorotse muri NRA. Iyo utoroka burya ntabwo kimwe no kwimuka. So umuntu yazinga ko afite, hari abasirikare baje badafite imbunda kandi bari bazifite mu rugo cyangwa muri barracks. Umuntu yazanye minimum ishoboka iyo utoroka. Ariko tuza dufite morali nyinshi cyane, twumva kabisa tugiye kuri baretinga urwatubyaye. Abenshi ntibari banaruzi. Twari dufite umuryango wa RPF ukomeye cyane. Of course ntwagiraga office nk'iri ya Rusororo, ariko ari ukomeye pe. Twari dufite abantu muri yo group barwanya intambara ahandi. Nubwo harabaje bava, dore ko Uganda yari intambara, harabaje bava muri zone z'intambara. Hari n'abari barwanye imbere y'izo ngizo. Tugira abantu barwanye mu byo bita za Fronasa za Mozambique, babaye intambara za Tanzania
na Idi Amin na Obote amuvanaho. So twari dufite experience y'intambara. Hari ibihugu burya bigira abajenerali barinda basaza atarasasa uretse byo muri training wing. So ntabwo na hano ngira ngo n'inzira goye tutazifasha ngo tuzitere byarashobokaga. So twaje dufite icyo nakwita izo mbaraga zikubiye mu murava mu experience n'uwo muryango nari mvuze. Ariko tunaza twinjira muri population mu baturage batatuzi batanadushaka. Waca ku musozi bakakuvugiza induru, waca mu kikombe bakakuvugiza induru, ukabazi nguzi kwiruka wajya kwiruka ukabona umuturage akuri inyuma cyangwa hejuru y'umusozi. Tuzanye nko nayo mbivuze na logistics dufite ari imiti ari biryo ari ntabyo ari bike cyane. Tuza dusanga abantu bafite indege bifaru ni za brand atira rimwe birasa kure, twebwe dufite Kalashnikov. Nyuma twari kujya tubana mutwara PG no turasi izo ntuzi izo blend n'ibindi bintu. Icyo gihugu tutakizi nyine nayo mbivuze. Tuza nta gihugu tutakizi ko giteye. Tuza duteye niko babyita igihugu gifite abafaransa babiri bazayirwa n'ibiki. Twebwe no twari kumwe twamutorotse twamwibira imbunda haza twe. So muri rusange uretse no kuba nta leta burya ni leta nubwo yaba ari leta idashinga, intambara nk'iteye ifata amafaranga ya social, igafata BNR, igafata finance, igafata minagri, igafata hari institutions zose ifata resources na infrastructure zo igashyira hamwe ukahangana n'ikintu gikomeye. So ngiyo RPA yo munsi turakubise rero nkuko nari mbivuze, dukubise turagurutse Gabiro Nyagatare tujya kugera nko muri mid October. Ahanini twari blowings ku blowing niko abasirikare bavuga bagira ngo ni nka kando ishize umuriro yo haje umuyaga kumwe imira. To blowings kubera ko twarwanye nyine izo ntambara uko tubirukanse uko ntabwo nabo bajugunyaga amabuye. Ubwo twari dufite inkomere zitari nkeye, tumaze no kuruha, twapfushije n'umuyobozi. So ubwo noneho ya morale navuze twatangiranye kaba karabaye. Noneho iby'amahirwe abahaje twamwitaga Afande Peace, nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubu ngubu yabanje kuba Afande Peace bigeze aho aza kuba chairman High Command amaze gushyiraho iyo ntuzi iyo level ya High Command ukuntu structure inzo naza kubivugamo. Asanga nyine tufite uko tumeze nta logistics, inkomere nta miti, ariko dufite igihugu kingana n'umusozi. Asanga twarafashe n'icyemezo cyo kurwana intambara bita conventional warfare. Ni nka kuri ubona Iran ikubita na kwikubitwa, Amerika ikubita Iran bijya bisasu ikabira hiweyinga kuvuga ati nohereze abasirikare cyangwa no kuboherezayo. Natwe twagatureze gatuza imbere y'izo brende na tirare n'indege n'abafaransa baraho ngaho baje tukibafata ari operation yose nari Norwa babeshya ko ije kurinda abanyamahanga, ariko mu by'ukuri bari kuri front line. Ngewe nababonye rwose nuko mbyihutisha, ariko nzi n'izina ryo banaga na Kabirigi, no banaga na Bizimungu, no banaga na Musonera muri Central Command. So buri command yagifiteho n'umufaransa, umusirikare w'umufaransa. Abantu bose barabazi, abantu benshi barabazi. So ahageze aravuga ati arabireba asanga agomba kugira ibyo ahindura.
icyambere yahinduye no kuvuga ngo yaranabitubwiye n'abatari bakuru cyane, ntabwo watsinda intambara ufite inkomere zingana gutya utagira aho uzivurira, ntabwo wa maintaininga morale y'abasirikare bakomereka batya, none nambazi ntabwo zakomeza kuzamuka ahubwo ziragabanuka. So aratubwira ati mupange withdraw iri order, muve mu birindiro ariko mu buryo butari ukwirukanka gusa. So icyo kintu kiratangira, ubwo ni twatangira kugera towards the end of October, hatangira kuho gahunda yo kugira ngo abantu bave mu birindiro mu Mutara hari open, igifaru bicyorohera kunyana ahantu hari open hafunguye, atira repisi yoroshye yutera ahantu hafunguye kurusha mu ishyamba, n'indege byorohera kurasa ikureba kurusha itakureba. Ariko noneho na territory aho kugira ngo overstretch ni nko muracyumva no kugerageza kugira ubutaka bunini cyane burenze ubushobozi bwawe bwo kuburinda. So ati igihe cyo kurwana ubutaka ntikiragera. So gahunda bako haba abantu bari retreating bakajya mu birunga, ariko none naba yuko tugomba kutemerera hadui kugira ngo wese agende yirunde kuri abantu bagiye mu birunga. Habamo kuvuga ngo bamwe mu bantu bagishoboye ni musigare hano mu Mutara, ariko murekera kurwana nk'abarwanira ubutaka ngo mufate nkaho ari ikirombe cya Diamond. So hasigaramo force aho ngaho mu Mutara, indi ijya mu birunga kugira ngo nashobore kongera kwisuganya. Abantu bajya bavuga ngo hari hakonje cyane ngo imbeho yo mu birunga yari inahari, ariko buryo ushatse kumenya irya mbeho ko ntacyo ari twayo igeranya na rwa rusasu navugaga rwa brand cyangwa rwa tirade, usanga imbeho ntakivuze. So abantu bari retreatinze, noneho nihuse by 30th kwezi kwa 10 kujya gushira, atubwira ati nakagitumba muhave. Kagitumba turahavuye, inzira bwoba zirahinjiye zikora ubukwe bukomeye cyane, zirishima zira celebratinga. Ariko ubwo hagati aho ngaho akaba yapanze akantu, numa nabonye umuntu umwe hano waruka arimo cyangwa umwe mu bari akarimo ko gukubita gatuna ku inzira bwo bazavuga ko ibintu byarangiye. Zarabanje zikorera isanduka irimo umurambo wa Fred Cotton Coats, none kandi akagitumba barahari. Wa mugani utekereza nkabo nta kuntu tatekereza ko watsinze. Ubwo abo Mutara barakomeza bagahanyanyaza bakubita kambushi. Ubwo twagiye muri Gerera, twavuye muri cya convention, kuko ubundi urwana mu nzira ebyiri, uhitamo kurwana convention nk'abya navugaga, cyangwa ukarwana mu buryo burani conventional. Uburyo burani conventional butuma urwana iyo ubishaka, ukarwana naho ushaka, ugakomereka buhoro, ugakoresha ibikoresho bike, bikaguha umwanya wo kwiyubaka. Niyo rero gahunda yadushizeho. Aho turaca kabiri nk'itariki 30 nk'itariki 3 bumva gatonirashwe, bayirwaho abantu bashibukiye. Se ko abantu tuzi ko bapfuye bashize bigenze biti, gatona barayikubise. Ubwo urumva morale yacu ukuntu izamutse, n'inzira bwoba ukuntu imanutse. Mvuze muri rusange kuva aho chairman high commanders nyine fund the peace cyangwa ubuni his excellency the president, habayo time yo kuva ngo dukore reorganization. Ari iyo ngiyo twari turimo, ariko reorganization ntabwo ikora wihishe gusa, unayikora ukomeje kwiyubaka, unabuza umwanzi kugira ngo we nawe yira agutera uko ashatse. Ubwo rero gatuna nyine rashwe ni ku itariki 3, barakomeje bakoze operations naho ngaho hose birakomeje. Ubwo niko uko bikora niko morale yacu izamuka. Ntabwo ndibyo muri specifics cyane kuko ntabwo ari umwanya mwinshi. Operations zakozwe hejuru yaho, mukanya arahaye briefing ati manuke hariya
Ruhengeri niho bafungiraga abanyapolitike banzwe cyane, abani naha murabizi, abasirikare badashaka n'abasivili. Ambassador Rudakubana ngira ngo niho yavanye umurava wo kujya mu gisirikare, yarimo bafashe icyo gihe barazana hamwe n'abandi. Ruhengeri barayikubise, ubwo ni twageze muri 91. So abantu bumva morali irazamuka, ariko mu kintu nani nsimbutse, hari ibintu binayinsimbutse, Commander in Chief Fund Peace icyo gihe yagombye gukora, harimo gukomeza kumanaginga relations n'ibindi bihugu. Urumva Uganda, hari abantu bajya bigira ngo Uganda yatwohereje, ariko umuntu akwibye imbunda kuriya akanagutoroka kandi akanagusiga no ku rugamba kuko bararwanaga, sinzi ukuntu bakomeza uri inshuti ye. Murakubita abasirikare mu modoka n'ibikoresho by'abaturage byawe ngo agiye kurwana aho wamwohereje akerekeza Kagitumba. So habagamo ikintu cyo kumanaging relations. Nabuze mvuga ko Abafaransa, Ababiligi, Abanyazayirwa n'abandi bari ku mpande za leta yari hano, twebwe uwo twakabaye tubana yari uwo twari twibye imbunda n'abasirikare n'ibikoresho. So that would be hagomba kubamo effort yo kugira ngo to building relationship n'icyo gihugu ariko n'ibindi bihugu. So nubwo twari dufite, nayo ndaje nyivuge mu kanya, ngo twari dufite umuryango wacu wa RPF, ariko habayemo imbaraga cyane z'icyo gihe za perezida. Akagomba no kugira ngo yumva abantu habayemo ikintu cyo kuvangana, abasirikare bagize wasiwasi kabaye bakubititse, wari umuyobozi wawe yapfuye, ari nawe umuyobozi wa RPF. So no kugira ngo wongere imbaraga mu mikoranire y'abari ku rugamba n'umuryango, nabyo cyari ikintu gisaba ko uri umuntu uri talented. So ukagomba ku managing relations n'ibindi bihugu, ukongera imbaraga mu mikoranire y'abari kuri front line n'abasigaye inyuma, ukanapanga izo operations zizagarurira abantu morali yo kugira ngo bakore, abarwayi abavurwe, gukomereka bibe bikeya n'ibindi. Ubwo niho zaje, niho haje cya za Ruhengeri, za Gatuna. Ndabivuga nihuta, haza kuza n'igihe none bongeye kohereza force mu Kagera. Idea was kugira ngo Haduyi nawe ajya ahora ari aho ngaho, ni nkaho yagavuga ati Haduyi azajya arwanira aho nshaka njyewe, ninshaka ko ajya mu Kagera azajya ajyayo, ninshaka ko aza Gatuna ze, ninshaka ko aza Ruhengeri ze, gutyo. Noneho ubwo yo ni guerrilla warfare, ifite tactics nyinshi, ndayicamo nihuta. Noneho tumaze kugarura imbaraga, aravuga ati ariko Habyarimana n'abantu bakajya bakunda kutwirataho, burya buri musirikare wa RPA hari amagambo abiri y'Igifaransa y'abagazi, ikintu cyitwa centimetre. Twarinze tukigera i Kigali abantu bari muri centimetre, kuva ku murindi, kuva kuri boda. Ikindi bari bazi ni ikintu cyitwa rowiti, niyo buriya honorable Iyamuremye yavugaga ikintu cya rowiti. So bitangira kuvuga ko nta na santimetero tugira, nta na santimetero bagira, ntaho waba hejuru yo kuba Bagande, yo kugira imirizo, kutagira iki, nta na santimetero. Noneho muri hagati ya July 91 na December aravuga ati rero harageze yuko mufite imbaraga, harageze ko muca Haduyi, muca ku butaka certain places, hano hamwe ahave, mushinga ibirindiro in some places, mukomeze munagire mobile operations, ariko mufate na territory yanyu. Turagenda hariya, ndumva ari za Muvumba hariya, abantu bafata santimetero yabo, ati mucukure indake, turazicukura. Maze Haduyi araza. Haduyi aza, yari afite ibitero yahaye amazina menshi, hari za Rukokoma, hari na ratissage combine, za ratissage combine n'ibindi. Ariko burya iyo ugize Imana Haduyi akagusanga muri defense yawe, bakorohereje akazi.
si kimwe n'uko umuntu yagukubita ambush ngo ashyiraho ambuscade. Umuntu asanzwe wibereye mu wawe umaze iminsi urya ntabwo ukiri wa wundi wa mbere ya October 15th cyangwa October 30th arakwisukiriye. So bakubiswe umuriro wawe natangiye mvuga ko bakwitwaga umuriro bagasaba imishyikirano. Ngo hose hari ibintu byo gusaba imishyikirano. Bagasaba imishyikirano mujya mwibuka ndabivuga vuba vuba. Mujya mwibuka za Nsere za Badorite zikaza kuzamo za Arusha. Bya byose umutima waga wahindutse mwiza akanya gatoya kubera umuriro. Ariko nyine bamara kurya bagahaga bakabyibagirwa. Noneho haza amabwiriza yuko dushinga ibyo birindiro. Hariya za Songa za Gishuro na hehe Rwanda nkuko nabivuze abantu bacukura indake yabikubiseho baramurashe. None hageze baranavuga atari you know what, ubu noneho yego gerera ni nziza murayikora mukayikora neza mugacaginga haduyi mukamuvana ibikoresho mukamubumiza niko tubyita mu Giswahili bihagije bigatuma morale yo kurwana igenda ivaho aho muciye abaturage basigayemo babona ko mutari babandi bavugaga bafite imirizo cyangwa se babagande atariko igihe kirageze ko muva muri santimetro nubwo twakomeje kwita santimetro ni mwagure ibyo birindiro. Ubwo nka muri za January na 1990 ati ni mwagure ibirindiro aduha amabwiriza y'ukuntu tuzaturwana. Ariko bamwe muri twe cyane cyane abarabashumba bakaba basanzwe babizi. Hari abantu cyane bajyaga bakirana bagakubitana hasi, umuntu akakubita undi mutego bitaga ngo ni rugondi hene. Arabwira ati nubwo mbohereje kwagura iyi territory n'ubundi simvuze ngo mugende muhura umuntu ku muntu gutya, mujye muturuka inyuma muturuka iruhande, nimushaka rimwe na rimwe mweshyeshye bafite agafosi kamurasa imbere. Ariko harabaciye inyuma abahungu baje kubyita nabo bari kumwe bashiki babo ngo ni indwana ya rugondi hene. Tujya muri rugondi hene haduye racanganyikirwa. Uzi ko ufite blende ufite atirare ufite indege ariko udashobora kujya muri toilet, kavuti ninsohoka nkajyanga muri toilet umugabo aranyica. Ninjya guteka uriya mukobwa ara sniping, umuntu agahera mu ndake kandi afite indege ntabwo indege iri guteruye ngo ujyane Kigali je kuruhuka. Rugondi hene ya rugondi hene ibindiro ubwo biraguka hariya kana za Kabuga za Kabarogota ni long line baragenda haduye abona bimwanya bindi morali irashira. Ubwo turi muri za 92 bumva harya ari nko mwabonaga nyine niza Arusha bahoze bavuga n'ibiki zitangira ziza, nabonye batangiye guhagukugana hariya. Noneho iyo expansion ya territory nayo yaje kuvamo n'ibyabyo na za byumba barashe murazibuka. Ngiye kwihutisha ariko noneho haza kuza ka mbigereho vuba bimwe honorable yamuremye yasobanuraga mwabyumvise ukuntu nyakubahwa president yatanze warning yaratubwiye bari muri mission muri peace missions abwana bararusha ko dutanga iyo message ko bagiye kubyihagarikira biyavugaga binaniranye yohereza ingabo zirakubita kwere. Territory twari dufite yikubye nk'inshuro 3 mu munsi. Baraje bagira hano za Rurindo za Base n'ahandi. Tekeza ufiye pyo ngiyo umuntu avuga ko nta centimetero gira. Noneho induru ziravuga imishyikirano babamo gusaba tura withdrawinga hazigaramo big DMZ. Ariko yamishyikirano imwe bajyaga basinya Arusha hariho ibyo batasinye, ubwo bahise babisinya bahita babisinya. Arusha irasinywa irimo nuko tugiye kuvanga n'ingabo. Kera najyaga ngana n'abantu hano Kigali harimo n'abantu who meant well badafite umutima mubi pe. Nkuriya Rando Minister Chantal yavugaga nigeze kuganira nawe akambwira atari ko Karenzi kuki musaye ibintu byinshi ngo Arusha ngira ngo bashaka kuduha 5% 20% mu gisirikare, kuki musaye ibintu byinshi ntese kuki nyakubahwa Minister ubu se wowe ubona turi bangahe mwe bandese hata batutsi ntabwo RPF ari batutsi none se reka ko y'abatutsi mufite hangana iki
amubwira se nyakubahwa minisita nubwo bava ngo dufite agasantimetero iyo umuntu avuye hanze akagutwara santimetero iwawe akayigumana hari ubwo nindi watsinze. Anyway, long story short, ibyo bivuyeho ubwo haje za mission za Goma aho bavuga zindusemo intwari barasinye abagiyemo imiziyamu kare mwayibonye bakantana bavuga ko akantu kazaba mu minsi ya vuba kakantu kaba karabaye indege Habyarimana biraguye iguye ya mariste bari drones yo kwica abantu batangiye kuyashyira mu bikorwa baba sector commanders bahari ba Faransa ba Etienne ba Gire ba nde ba specialist bose buri muntu acanganyikirwa bose ahubwo batangira kwica abantu. Icyo gihe nari mu mission ya UNAMIR niyo yari yavuyemo Goma yayiyoboye abenshi ne bazi na Romeo Dallaire. His Excellency adutuma ati mubwire mutabara abantu cyangwa ndazamba mbitabarire. Mu by'ukuri na minwa intambaraga rifite zo kwayatabara abantu ariko bakanavuga ko badafite iyo mandate uko bageze bakanagenda hagasigara abirabura aba rero. That was on the 6th 7th adutumaho hanyuma ashiza ingabo ze zose on standby arazihamagara arazibriefinga tugiye kujya mu gihugu hose guhagarika genocide gutabara abantu ibindi ajya no kumurabyiruka bamwe ajya no ku radio akora arabivuga openly. Icyo gihe yaremye yarumva mu Kinyarwanda bagita ngo ni imishora itatu abacaga muri Eastern Axis abaha ubuyobozi bwabo centre bazaga Kigali abaha ubuyobozi bwabo harabaciye mu North of course akomeza ari we uba commandinga nabo bagiranaga coordination ariko kuri level yabo bahabwa amabwiriza mpaka baraza barabikoze uriya mugabo arimo kundeba nabi bafashe inzira bwo barazirukanye bafashe leta bariko bakomeza bakombinga noneho abari hano kuko niho nshaka kurangiriza bari hano za nzira bwoba intera hamwe zirahunze twese benshi twageze Kigali ko bandi bari mu bindi bice by'u Rwanda hari n'abahuraga n'abafaransa bakarwana nabo harabahuraga n'intera hamwe ariho haje kuzaza za operation turquoise n'iki na za zone turquoise abari hano rero baba retreatinze bafashijwe nabo Faransa baje muri za operation turquoise barabamukije muri Congo cyane Eastern Congo Bukavu na Goma ari bake bagiye Tanzania bagera basubiye muri formation z'abasirikare bari organizinze ngira ngo bari bakifitemo akantu nibwo batangira ku infiltratinga bakica abantu batangiza insurgency ari nayo yaje kuvamo ko commander in chief n'ubundi afata icyemezo cyo kugira ngo tujye muri Congo hahandi bari number 1 tuvane abaturage bari bafashe bugwati tubazane number 2 utabishaka agende yajya urebye inkuru yanjye ndende cyane ariko ntabihereye kubera impamvu muzi nkaba ariko nshaka kubabwira nyakubahwa first lady ko aho twaga turi ku rugamba hari n'abategarugori bari part of the struggle abangira ngo nubwo twatwaye umwanya nako twahawe umwanya mutoya nsabe honorable Oda agira icyo bivugaho murakoze. Murakoze nyakubahwa first lady lakoze afande mwarakoze kuba mwarahesheje ishema ababyeyi mukatahana intsinzi mwarakoze cyane. Nyakubahwa first lady abagore n'abakobwa muri uru rugendo rwose afande yaravuze babigizemo uruhare rukomeye. Reka nibutse yuko abagore bagize uruhare muri politiki ariko bagira n'uruhare mu ngabo. Ibyo ngibyo ntabwo abantu bakunda kubibaza bati se nibyo. Ngira ngo afande Chantal aho yagiye yarabasanze nagira ngo mvuge yuko ikintu cya mbere yuko wenda niyo gahunda yo kubohora igihugu itangira hari ikintu gikomeye cyane umugore yagize mu ruhare kuko ibintu byose bigira ikibyubaka. Ikintu cyari gikomeye n'uburere.
ababyeyi bagize uruhare rukomeye nyuma y'ibibazo byabaye mu gihugu, abagiye mu buhunzi ndetse n'abasigaye mu gihugu bari bafite intumbero nziza, bareze abana neza. Uko kurera abana neza, babigisha umuco, babigisha amateka, ndetse turibuka yuko kubera ko benshi bari baravuye no mu Rwanda, abari bakuru bari bazi ibibazo byatewe n'amacakubiri. Birinze rero kuba bagarura icyo kibazo mu bana barera. Ndanemeza neza yuko uyu munsi tutari kubona ingabo nk'izi ngizi iyo nabo barera nabi mu rwego rw'amacakubiri. Icyo cyari ikintu rero gikomeye cyane mu bihe bikomeye, mu bihe bikomeye by'ubuhunzi, mu bihe bikomeye by'ubukene, mu bihe bikomeye by'inzara, by'umutekano muke. Ngira ngo abakuru bari hano barabizi ibihugu twari turimo ndetse n'abari mu gihugu yuko bitari byoroshye. Uwo mubyeyi ntabwo yari yorohewe, abana bahura n'imico itandukanye, ariko ikintu kijyanye na kirazira, ikintu kijyanye no gukunda igihugu biba umusingi ukomeye. Dushimira cyane abagore kuko bateguye neza kugira ngo igihe nikigera cyo gutaha, igihe nikigera cyo kubohora igihugu, tuzabe dufite abantu bazima bashobora gufata inshingano bakabasha gucyura abanyarwanda, tukabasha gusubira mu gihugu cyacu. Nyakubahwa First Lady, kindi gikomeye cyane, twibuke ko abo babyeyi nta handi bari gukura bajya ku rugamba, bari babana babo. Ntabwo babakuraga muri babandi twabonye muri Kongo ejo bundi bava mu bindi bihugu, bari babana babyaye, bari babagabo babo, bari muri b'abanyarwanda. Rwari urugamba rw'abanyarwanda. Wa mugore yagombaga kurenga amarangamutima, akarenga kumva ko wa mwana, ndabivuga muribuka, murabizi mu nda uko biba bimeze iyo umwana agize ibibazo. Ariko na wa mugabo wagiye ku rugamba, benshi bari bato, hari abari bakiri abageni, hari abari bafite abana batoya cyane. Muri bya bibazo navuze by'ubuhunzi, umugabo arahagurutse aragiye, umwana uramutanze, harya usigaye. Ariko muri kwa gukunda igihugu, muri za nyigisho za RPF zari zarabanjirije, zamwubatsemo imbaraga zo kuvuga ngo nawe aho ari ku rugamba ntabwo ari bwikunde, arareba rusange abanyarwanda, arareba kugira ngo igihugu kizabashe kubohorwa. Turabashimiye rero ababyeyi bahekeye u Rwanda intwari. Nyakubahwa First Lady, munyemerere dushimira abagore basigaranye imiryango, basigaranye abana, basigaranye imiryango minini, uretse na wa wundi we wari urimo abana bato cyangwa abo bari baturanye. Ariko ntabwo batesheje agaciro abagabo bagiye ku rugamba, bitwaye neza, bafata inshingano. Mu busanzwe yo kuyobora urugo ari inshingano y'abagabo. Ibi byose byaje bimwituraho, ntabwo yagize umwanya wo kubyitegura. Ariko kubera ko politike ya RPF yari politike isobanutse, yari politike ifite ingamba, ifite impamvu, byari byoroshye rero hamwe n'izo nzitane kugira ngo umugore nawe avuga ati nanjye ngomba kugira uruhare rwanjye. Nyakubahwa First Lady, turabashimira kuba mwarasigaye mukahasigara gitwari. Abagiye bakabasha gukora ibyo bagombaga gukora batuje, nubwo bitari byoroshye. Umugore nanone, nyakubahwa Afande yabivuze, urugamba nta bikoresho bwari rufite, nta mafaranga menshi, nta gihugu cyari gihari. Ariko wa mugore nanone yakoze uruhare runini rwo gushaka izo nkunga, rwo kugira ngo babashe kubona bikeya. Na nyogokuru, sinzi abato bari hano bashobora kuba batazi umweko, cya giceri yahambiraga ku mweko ni nk'uyu nguyu, yaragihamburaga akagishyira mu musanzu. Hari benshi nabonye hano twabanye, bitewe n'ahantu abantu bari bashakaga uburyo bwabo burimo kuba ari umugore ukomeye ubika ibanga,
akamenya ariko n'ukuntu akora ku buryo abana bari ku rugamba baticwa n'inzara. Byarakozwe hirya no hino, ntabwo nabisubiramo kubera umwanya. Abatetse amandazi, abatetse ibitumbuwa n'ibindi barabitanga. Nihuse yabivuze afande, abana bacu b'abakobwa bafatanyije n'abasaza babo bafata imbunda, bambara mukotanye, barakotana. Navuga ko muri icyo gihe, muri za ndangagaciro umukobwa agira n'umugore, hari ikibazo gikomeye cy'inkomere. Bafande barabizi, n'abandi bakada bari ku rugamba, hari ibyo bita amavuriro cyangwa se ibitaro byo mu ishyamba, sikbe. Ibyo bitaro muri za ndangagaciro Imana yaduhaye bongeragaho akabo, abasirikare bakagira morali, bakabavura babaye ari inkomere, ariko hakaba hariho niyo morali bahabwa n'abo bakobwa n'abagore bari ku rugamba. Turagira ngo tubashimire cyane. Abo bagore bakoze byinshi, bagiye no mu bikorwa bidasanzwe mu rwego rwa diplomasi, mu rwego rw'abanyamakuru, mu rwego urwo ari rwo rwose, kereka icyo batasabwaga kugira ngo nabe bagitangaho umusanzu. Nagira ngo nihute mvuge ko byari byinshi ntitwabivuga nonaha ngo birangire, ariko reka mvuge gatoya mu gihe cy'abacengezi. Iki ndagivuga nk'umuntu nanjye wagize amahirwe yo gukorana n'abagore. Icyo gihe nari mu nama y'igihugu y'abagore. Abagore benshi ubu ngubu turaziranye kuri icyo kintu. Dufite abagore bagiye kugarura abagabo babo, twaraganiriye, ariko si jye wabanzaga, bafande babaga babikoze n'abandi banyobora. Ariko abo nabaga ndi kumwe nabo tuganira, bakambwira bati twarasobanukiwe, nanjye nzagenda cyangwa navuyeyo, n'amazina ndayazi. Bagaruye abagabo babo, bagarura abana babo, bagarutse mu gihugu. Bamwe bamaze kumva neza politike y'u Rwanda yo kuba umunyarwanda, bafatanyije n'ingabo zacu, icyo kibazo cy'umutekano muke kirarangira. Nagira ngo wenda mpinira ahangaha kubera umwanya mukeya, nitubona undi mwanya tuzakomeza tubiganire, ariko nsoza mu nyemerere dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika waduhaye izi mbaraga, waduhaye kugira ijambo nk'abagore, kuko no nyuma yaho abagore bakomeje gufatanya n'abandi kugira ngo twubake igihugu cyacu. Dushimire cyane nyakubahwa First Lady, umurongo muduha, ubutwari, ntituzaba ibigwari, kuko bafande bakoze ibikomeye, bahahagarara kigabo. Murakoze. Barakoze cyane afande ndetse na Honorable Oda. Iki kiganiro rero kiraryoha cyane. Iyo umuntu acyumva aba yumva yakigumamo, harimo amarangamutima, ushobora gusuka amarira, hari aho ugere kumva waseka. Ndifuza ko mu kanya twumvamo gakeya kuko tugiye kujya mu bitendo. Bafande nk'uko babivuze, fande bora yarimo gusegurira bimwe muri orders cyangwa se mu mabwiriza y'urugamba. Yabivuze ngo hari abantu yabonye hano bahawe amabwiriza yo kugira bimwe mu bitero cyangwa se muri operations ziri special bakora. Nagira ngo uyu mwanya tuhe Colonel Retired Twahirwa Dodo. Yavuze igitero cy'Igatuna na Kaniga, kandi amakuru nabonye ahantu nuko ari mu mwari mukiyoboye afande. Mbere yuko mufatira ijambo, nagira ngo mbanze nibutsa bari muri iki cyumba yuko Colonel Twahirwa Dodo yari member wa High Command, kandi akaba yarayoboye ndetse na Bravo Mobile ije kunganira 600 ndetse no gufasha abari mu kwicwa hano kugira ngo tubashe kurokoka muri Kigali. Murakoze cyane afande. Murakoze First Lady. Amazina nayo ngayo ni Twahirwa Dodo. Nanjye ngira ngo ndavuga ku gitero cya Gatuna, mwemerezeho tujya mu Birunga, tukomeza gutana Ruhengeri, tuvayo tugaruka no muri Mukagera. Mu mwanya muto dufite. Mwanya muto cyane ntabwo ndi butinde. Yego. Ndavuga nk'umusirikare. Asante. Murakoze First Lady. Ngira ngo igitero cya Gatuna afana amaze kuza hagati y'ukwezi kwa 10 19
nagize amahirwe nari maze kuza icyo gihe naje ninzemo gato ko nari kure nari Munosi n'uwo munsi nk'ukuntu ugena ukanzi yababwiraga twiwe turwana umunsi wose dutingabo nari nyoboye batayo dutingabo tuza gutabara igihugu cyacu urumva ko kandi icyo gihe nabyo byari tameze neza hagati yacu n'abandi bo hakuye twavaga urumva ko kunyuramo kuza ntabwo byari byoroshye nyakubahwa First Lady ngira ngo ayo mahirwe nagize afana cyagera yabajije n'indura ahangaha bambwiye ko mari aramamagara turaganira ariko yasanze ukuntu babivuze ko hari akajagari hari ibibazo byinshi cyane newe murabyumva by'intambara kandi twari tumaze kubura abayobozi benshi harimo n'umuyobozi mukuru wari uyoboye izo ngabo asanga mu by'ukuri bitameze neza by'urugamba amamagaye turaganira anganiza ko ngomba kujya kuri Kinga Gatuna gutata jyayo Kinga Gatuna nuvayo uzum briefing kuntu wabonye mu by'ukuri naragiye n'abantu bakeya twari nka batatu tujyayo tugerayo twanyuze mu Rwanda turakomeza turagenda tujya Gatuna turarekinga hakuno no hakuno turahareba neza icyo twakoze twafashe ari umuvunja wabaga Gatuna hariya twamutaga cyakabaye turamufata tumufashe ndamuganiriza ndamubwira ko tugenda nabwo amafaranga tujyana ahantu aremera turamuzana tugira Kagitumba nanga ripoti ande ripoti yarayumva aramwe rero tegura ingabo nasada tegura ingabo ari ingabo hari abasirikare hafi barenga 100 bari bateguwe nimwe aba commanders amizo ngabo atigenda utere Gatuna twavuye Kagitumba 28 twari hafi abasirikare 100 barengamo turagenda murumva ko kuva Kagitumba kugera Gatuna yatwara iminsi 3 yonyine gusa twavuye 28 turagenda twagera nyijoro ku manywa tukajya ahantu tugacumbika ariko urumva ko nakumanywa byabaye ngombwa ngo tugenda kumanywa kubera ko igihe cyari cyagiye twashaka ngo tugire vuba ko twatera Gatuna icyo gihe muribuka ko hari iminsi mikuru bashingura Rwigema nawe dutera Gatuna twasanze hari imitumba na coffin bashimo bakora iminsi mikuru ko bagiye gushingura Rwigema niko twabikoze twaragiye koko twihuta cyane tugira Gatuna ku munsi w'itariki 23 ukwezi kwa 11 nibo twateye Gatuna aho twabanje gutera za Kaniga kuri Dowani turasaduye tumukuraho ari Kaniga ya kabiri nayo yariho defense ya nini force imwe irabatera turayinyuraho turayireka barwana bakomeza barwana tufata indi force irakomeza iramanuka muzi kumanuka Kaniga umanuka ushushu mu majani kandi uri Kaniga hejuru uwa Gatuna bakureba za mukono hakurya hari defense ya doyi baturasaga aho twakomeza kugenda ko objective yari Gatuna twageze koko mu tariki 3 mu rukerera turashe Gatuna turayifashe force imwe ziblockinga za ku muhanda babyumba afi no ku Murindi nibo bafungiye aho ngaho tufata Gatuna tumaze gufata Gatuna tuzamuka tuyikuramo tukomeza za Kivuye cyo gihe munsi wa kabiri twoheza message afana ramwe ngo guma aho ngaho ukirwana ngiye gushaka ingabo nkozi izindi ngabo gusanga aho ngaho niko byagenze mu byukuri izo ngabo ziraza umunsi wa 3 cyangwa wa 4 aho tukirwana twari nabaki turwana dufite inkomere twashana tukazivura bakazivura force maze kuza
icyo gihe hari twari dufite abasirikare bake kandi bamaze iminsi ine barwana bataruhuka, urumva ko bari barushye nabo. Ariko umunsi wa gatanu tubona ingabo zirahageze, zimaze kuhagera nibwo twatangiye operations zikomeye zo kurwana. Of course twari twayundiyemo imirwano y'ukuntu Karenzi yabivuze ya guerrilla warfare, tuva mu byayo kurasa ahantu ngo twafate. So bari bazi ko tugiye gufata Gatuna ngo tuyigumemo, ariko ntabwo twayigumyemo, twarahisha tuyivamo. Tumaze kubona izo forces tujya dusubira inyuma, dusubira za Kaniga, niyo namaze gusubiraho, tujya za Nkana turarwana, tujya za Mukono turarwana, ahantu hose tukoresha mobile forces. Ugafana arategura kureba ko twajya ahandi hantu atari aho ngaho. Icyo gihe afana arategurira kujya mu birunga. Urumva imisi yose turwana tutaruhuka n'iki, so bategura kujya mu birunga. Nibwo twategura twasubiye inyuma kujya za Kivuye turwana, dukomeza tujya mu birunga. Twageze mu birunga mu kwezi kwa 12 Desemba, twinjiye mu birunga tugumamo, turuhuka. Abasirikare hari imbeho kumva bivugaga, hari imbeho nyinshi. In fact twagize aduyi babiri, ari aduyi w'imbeho nawe yari akomeye cyane, aduyi w'imbeho. Basanga umusirikare yagagaye pe bitameze neza, ariko afana akora ibishoboka, ategura ukuntu bagomba kubaho n'ukuntu tugomba kuruhuka. Icyo gihe ubwo yategura ikindi gitero cyo kurasa Ruhengeri. Abasirikare baruhutse, bamaze nk'ukwezi kose bari aho ngaho, n'izindi forces bamaze kurezera forces nyinshi maze kuza mu birunga, ategura igitero cyo kurasa Ruhengeri. Mu by'ukuri tariki 23 zo kwa mbere 1991 nibo twateye Ruhengeri. Ategura igitero, afata forces arazohereza kujya kurasa Ruhengeri. Mu by'ukuri Ruhengeri twayirashe neza cyane, dufungura abafungwa, harimo abasirikare murabazi barize n'abandi bose, bamuvuna Nyambo n'abandi murabazi ko twabavanye bari bafungiye Ruhengeri, n'abandi ibyitso bari barimo Dr. Rutakubana n'abandi bose twarabazanye. Abashoboye kuza, abemeye kuza baraje, abandi barigendeye. So iyo mission ibirarangiye, basubira mu birunga, turaza tujya mu birunga, tujya za Kinigi n'ahandi hose. Imirwano irakomeza, nyuma umwaza ari mwinshi. So amenya tuko tuvuye mu Mutara tugiye tugeze za Ruhengeri na Byumba, bose bisuka za Byumba baraza. Rwanda bo za Ruhengeri, abari Byumba bararwana. Ategura iyo operations yo kujya Akagera. Urumva ko yaramucangaga akamujyana ngaha, bivuze ko ari we wapangiraga aduye. So urumva icyo gihe dufata forces, mobile force twayijyanye, ninjye nayiyoboye icyo gihe, twayijyanye tugiye Akagera. Twarwanya Akagera inshuro nk'ebyiri. Inshuro ya nyuma twarwanye bazanye za Natwacom base zizuye abasirikare, turazirasa koko neza cyane, bapfuye abantu benshi murabizi neza pe. Mu by'ukuri twasimaze kuba abantu b'abasirikare beza. Icyo gihe tumaze kuzirasa, ravuga muveyo mubihorere, dufata ingomere zacu turazikorera, turazizana, tuza tugaruka gushaka ya settlement bababwiye. Twasanze abandi mu Mutara, tubasangayo, utangiye gushaka. Ubwo ngo urumva ko we yapaga intambara ye, ashaka kubita aduye, arebe ko imbaraga ze amaze kuzimenya. Kandi murumva ko niyo Gatuna akiza, niyo operation ya mbere yatangiye, iya kabiri yari Ruhengeri, iya gatatu yari mu Mpaka, iya kane atangira kujya mu defensive, kurwanya gushaka birindiro. Afande muranyemerera kugira ngo dukoreshe igihe neza, kanangiza akantu gake mufite kandi mwakongeraho kugira kuko mukanya ngiye kwandikira n'undi mukomanda umunota umwe gusa.
rero ngira ngo bavuze ko wenda yabohoye abanyarwanda ariko yabohoye n'abasikana twari tubohoye kuko icyo gihe tupfusha abayobozi bose harimo ibibazo bikomeye cyane urumva ko natwe yatuboye ziriya siyasi gutangiza intambara zose na morali kuza nk'uko babivugaga rwose niho uteye morali gusubira ku rugamba no kurwana neza murakoze cyane. Harakoze cyane, harakoze afande Dodo. Ntabwo ndi butinde nanone ko introduce undi. Dufite undi wari member wa High Command, akaba yarafite nawe inshingano zo kuyobora Mobile Force yitwaga Alpha, ndetse Alpha imaze kugera muri Kigali yahawe inshingano yo gukora coordination ya forces zose za RPA zari muri Kigali. Muramuzi rero ni afande Samukaka. Umwanya n'uwanyu afande. Murakoze nyakubahwa First Lady, murakoze kuba mwantumiye muri iyi nama. Ngiye kubabwira ibyo mutabonye wenda muri museum, kuko muri museum ibyo nakavuze byinshi niho biri. Ubu rero icyo General Keke yari yavuze, yari yababwiye uburyo nyakubahwa chairman wa High Command icyo gihe ariwe nyakubahwa perezida wacu Paul Kagame, ukuntu icyo gihe ya deploying forces izinyura muri East, iziza muri Central, nizijya muri North, nizisigaye zirwana inyuma. Njyewe itariki 8 z'ukwezi kwa 4 nyakubahwa chairman wa High Command yatubwiye ko duhurira ahantu hitwa Miyove ku gasozi kitwa Mashyiga. Twahahuriye turi batayo 3 combined mobile force 3 nkuko mwabibonye, tuza muri access ya Central ariko kuza i Kigali. Duhuye na chairman wa High Command, yaraje asanga Alpha, Bravo na 59 zimaze kuhagera nkuko yari yabitegetse. Areba neza, avugana na officers bose, avugana n'abasirikare, areba uko twiteguye, areba buri muntu wese ko yiteguye koko ko twambariye urugamba. Amaze kubibona, noneho aduha inshingano, aratubwira ati, abanza kutubwira situation uko iteye. Arangije kwitubwira, atubwira noneho ko tugiye gutabara. Atubwira, aduha inshingano iyo tugiye kubahiriza. Icyambere yatubwiye, mwabibonye muri museum ariko ndabisubiramo kubera yuko ari ibintu bikomeye. Yatubwiye ko tugiye kugenda tukajya i Kigali, tukavuna cyangwa se tugahura na 600 yari iri hano muri CND, abasirikare ba Sadi Battalion, aribo bari barinze abanyapolitike bacu, bari baraje kugira ngo bajye muri transition ntuza cyangwa kujya muri leta y'inzibacyuho yari igiye kujyaho icyo gihe. Ikindi yatubwiye yuko jenoside yatangiye ariko tugomba kuyihagarika, tukarokora abicwaga, tukanabafasha, ariko jenoside igahagarara. Ikindi yatubwiye ni ukuvuga ngo tugomba guhangana n'abicanyi, aribo bari inzirabwoba FAR, tugahangana n'interahamwe zicaga abantu, tugahagarika ubwicanyi kandi tukabatsindira burundu.
ku mugoroba w'itariki 8 nyakubahwa chairman wa high command noneho amaze kuduha ayo mabwiriza aravuga ati aduha ibyo bita ngo ni order of march, uri bujye imbere ukurikiraho n'ukurikiraho. Aravuga ati Alpha ijya imbere, murabikurikireho, 59 ikurikireho, nk'uko mwabibonye muri museum. Alpha yari iyanjye. Ubwo saa 12 za nimugoroba tuba dufashe inzira noneho, ariko aho bari batubwiye kunyura Aduyi yari ahari, kuko imbere yacu n'ubundi aho twabaga hari pozisiyo za Aduyi za deployings. Twagombaga kuzinyuramo Aduyi atatumenye, kuko inshingano yo bari baduhaye niyo kujya Kigali, ntabwo yari yo kurwana n'uwaduyi wari uri aho ngaho. Turagenda bucece tunyura hagati ya Aduyi. Alpha maze kuhanyura, Bravo yari yikurikiye, Aduyi aba yayumvise, arabarasa. Abarashe noneho bararwana, bashyiraho force nto yari imbere, irahaguruka irarwana, irwanye na Aduyi, ariko izindi force zirakomeza zikurikira Alpha na 59 irakomeza. Uko bariya bagiye kurwana, abo ngabo bakiya barwanaga, buri kwigikombora cyavugaga cyangwa se amasasu n'ibiki, byasaga naho twebwe bitwongereye kwihuta, tukihuta cyane kugira ngo twebwe tugere aho batubwiye. Tumaze kubanyuraho twumvise turuhutse, kuko twari tuzi defense zari ziri imbere, turavuga tutabandi bo turahangana. Turagiye, urumva abasirikare bari bavuye hariya bagiye ku rugamba, bari bikoreye kuko twari tuzi ko nta wundi rubutuzanire ibikoresho uretse ibyo tujyanye, kuko inyuma yacu twari tuhasize Aduyi. Turagiye, abasirikare bari heve bikoreye, ariko tunyura mu tuyira nyine two muzi tw'amaguru, two kuva ruguru iriya muri north. Turaza, kandi hari nijoro, umuntu atareba undi, ariko ari kugerageza kugira ngo ukurikire ubundi. Buryo inkotanyi nijoro zararebaga. Nubwo hari umwijima, ariko force ingana gutyo kuyishyira mu murongo umwe byari ibintu bigoye, ariko twarageragezaga natwe bakamandazi nyine, ukabuzi ko umusirikare yikoreye yarushye, kandi wenda ariko ataza kubura, kuko ashobora kugira gucika akabura. Aho rero twarirutse, ntabwo kwiruka wenda ari ikinyarwanda, iyo uvuze kwiruka baravuga ngo warahunze wenda, ariko twarihuse koko bihagije. N'umuntu wese pozisiyo za Aduyi zari zituri imbere, zaratubonaga zikabona turi nk'abasazi. Abantu bihuta kuriya baje kuri pozisiyo, ntabwo ushobora kuhaguma, ahubwo barirukaga. Abandi batirutse tukabarasa bakiruka nyine bakadusiga. Urugendo rwari rurerure, twavuye itariki 8, itariki 9, itariki 10. Itariki 8 hari nijoro, itariki 10 tuba tugeze hariya hejuru ya Nyacyonga, ahantu harebana na Kabuye. Ku mugoroba w'itariki 10 tugeze aho ngaho, twatambitse dutya haruguru ya Nyacyonga, ariko Aduyi kubera yuko na RTRM yazaga ivuga aho tugeze n'abaturage babivuze, Aduyi twasanze yatwiteguye. Dusanga yatwiteguye ku musozi, yaravuye Kami ajya ku musozi uhareba gutya, ahashyira za machine guns mitarayeze nyinshi. Abonye tuhageze
aturasamo mu murongo wacu. Urumva iyo bakurashe ubanza kwikubita hasi ukaryama, hanyuma amasasu akaguca hejuru, ariko ntihabura abakomereka. Ariko aho ngaho twahise dufata za mashini gani zacu nini twari dufite no ku mutwe, turazubaka neza, turabarasa. Tubarashe baraceceka. Icyo tutamenye ni uko bapfuye cyangwa bagiye gusa bahunze. Ariko twebwe twari tugizemo inkomere, dutangira kuzivura, dutegereza akajoro mu gatoya, ubwo bari batubujije kugenda hakibona, dutegereza akajoro. Ariko umuntu watugendaga imbere, abo twita guide, yari yagize ubwoba, abonye baturashe gutyo agira ubwoba. Agize ubwoba, aho kugira ngo dukomeze tugenda mu tuyira tuzamuka kugira ngo twihute, atugema igishanga kiriya cyo mubona cya Kabuye cy'umuceri. Tujya mu gicanga cy'umuceri, tukiraramo ijoro ryose. Tugera hariya Batsinda mu gitondo mu museke utambitse gutyo. Tuhageze turihuta kuko bwari bugiye kudukeraho, turihuta cyane nk'abasore ko kubashingura. Nubwo babaga baremerewe ariko barihutaga, nubwo bari bananiwe, nubwo bari bamaze iyo minsi yose bagenda gusa, ariko barihutaga. Turagenda tugera ku Kagugu. Tugeze ku Kagugu dutangira gushyiraho ibirindiro byacu. Tubaye tukibishyiraho gutyo mu gitondo, umwana arimo umusirikare muto yarimo ashyira abandi mu birindiro, interahamwe irasimbuka ibimukubise umuhoro. Ikiza no kutamuciye ijosi, ariko yamutemye ku mutwe hejuru, ariko ava amaraso gusa. Tumujyana muri sikibe, baramuvura, ariko abandi barakomeza. Nyuma yaho nko mu gice cy'isaha tuhageze, twasanze Aduyi yaratwiteguye muri ka Kigali. Aduyi noneho yitegura kuza kudutera aho ngaho ku Kagugu. Araza koko, araza ari Aduyi nyawe mwinshi, afite burende, afite buri kintu cyose, afite abasirikare benshi, afite interahamwe, amafirimbi, ibintu byinshi. Noneho twebwe turabihorera kuko twari abasirikare bakomeye bakamiritse. Baza bavuza amafirimbi yabo nyine na za burende zaduciye hirya no hino, ariko turabihorera. Baraza bagiye kutugeraho, basanga twebwe twabiteguye. Icyo twabanje gukora ni ukureba ya burende imwe, turabanza turayirasa. Burende mujya mubona hariya ku Kagugu, ni uwo munsi twayirashe. Turangije tubanyanyagizamo amasasu, ya mafirimbi n'ibiki byose bicika ubusa, barirukanka bakwira imishwaro. Icyo twakoze kubera yuko twari dufite ibyo batubwiye gukora, bakwiriye imishwaro, twebwe twashyizeho abasirikare, kampani ebyiri abazi igisirikare. Turababwira tuti mwirukanke mubakurikirane, mubirukanse gusa, mubirukanse. Ariko twebwe ntabwo twashakaga kubirukansa, ahubwo twirukankaga tujya muri CND. Turirukanka, izo kampani zirirukanka, ziraza. Uwo munsi nko mu masaha 5 saa 6 tuba tugeze muri CND, tuba tugeze ku ntego ya mbere nyakubahwa perezida yari yatubwiye. Ngira ngo mwabibonye muri museum hariya mwinjira. Ubwo intego ya mbere tuba tuyigezeho. Izindi nshingano bari baduhaye no kugira ngo duhashye turwane n'umwanzi
no kurokora abantu. Ibyo twabikoze hamwe. Tukigera ahangaha urumva izo batayo zari zije buri umwe afitiye nabo dusanze ahangaha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ari nawe wari chairman wa High Command icyo gihe yahise ashyiraho urwego rwa coordination, ampa iyo nshingano kuba coordinator wa forces zose zari i Kigali. Ubwo amaze kumpa iyo nshingano, noneho forces zose zari i Kigali zara deployings, tujya muri deployment, tujya ku misozi, tudeployinga Nyanza, Rebero, Kacyiru, Kimihurura, Jari, Kami, kuko twari hagati ya Aduyi. Aduyi yari ari Kami, abandi bari Kanombe, abandi bari KGP, abandi bari Kacyiru, abandi bari mu mujyi hariya muri niho hari Eta Majoro. Ubwo twebwe tubagiye hagati kuko inyuma yacu hari Kami. Icyo twakoze nuko tubanza kwikiza abaturi hafi, abaturi inyuma aho tutareba. Twabanjirije kuri Kami turayirasa, ariko naribagirwa izo positions twari twashyizeho uko abasirikare ba deployinze, wenda sindi buvuge buri batayo cyangwa iki, ariko ko ba deployinze buri umwe wese na kamanda wari uhari yarazi inshingano baduhaye. Yarazi ko turi bari burokora abantu kandi bakarwana na Aduyi tukazarangiza dutsinze umwanzi. Wenda nihuse izindi deployment twakoraga ni nkuko mwumvise ngira ngo iradiyo yabaga hano yitwaga RTRM, yashishikarizaga abantu bose interahamwe n'abasirikare kwica abantu, kwica abatutsi. Ni nayo yabarangiraga aho bari, ariko natwe yarababwiraga ngo n'inkotanyi zigeza aha, inkotanyi zigeza aha. Icyo twakoze nuko twashyizeho imbunda. Iyo radiyo yabaga hariya nk'ahari nko munsi ya Koje Bank, amazu ahari niho yabaga, ariko twashyizeho imbunda irarasa, iragenda irasa muri iyo nzu yari irimo RTRM. Murayitwika. Tugiye twumva muri RTRM honyine baravuga ngo Noheli acitse akaguru. Ngo baravuga ngo Noheli acitse akaguru. Noheli yari umunyamakuru. Ikindi gikorwa wenda umuntu yavuga ni nka hari n'ahandi hari haratunaniye gufata kubera yuko urabona nk'i Kanombe hari airport, kandi leta niho yanyuzaga ibikoresho, yagombaga kubiharinze na parakomando. Icyo twakoze nuko twaje gukora nk'ibyo Karenzi yahoze ababwira, za Rugondo ihene nyinshi kutangatanga hirya no hino, turahataka. Ariko habagamo imbunda hariya muri control tower. Iyo mbunda yari yaratuzonze, yaratubujije kwegera airport. Ariko muri ba basirikare bacu nababwiye, arongera arayireba neza arahirirwa, arayireba, aratagatinga, ayikubitamo igikombora hariya muri control tower. Ibirahiye. Ihiye tuba dufashe nyine ikibuga, tuba tubabujije kuguma bazana ibintu. Ikindi nanzura nuko ibikorwa byo kurokora abantu byari byinshi pe. Ariko reka mvuge wenda ku gikorwa cya nyuma cyo gutsinda urugamba nk'uko bari batubwiye burundu. Twakomeje turwana na Aduyi nk'uko twagiye turwana nawe. Aho twagiye turwana nawe hose twagendaga tumutsinsura, tuhamukura. Kami arahavuye, Kanombe arahavuye, ahandi hose arahavuye, ku airport arahavuye. Tugenda tumunesha, aragenda wese ajya kuri Mo Kigali. Abandi nubwo Kacyiru bari bagihari, ariko abo ngabo bose twari dukuye ngiye baragenda bajya kuri Mo Kigali. Bageze kuri Mo Kigali tumaze kubona ko tubagejejeyo, noneho dukora final assault, dukora igitero cya nyuma. Igitero cya nyuma cyatangiye ku
itariki 3 noneho dukura ingabo ku ruhande nk'ahariya hari Mageragere ziza zisa naho zijya zigana nko kuri Ruriba. Izindi ngabo zizamuka zivuye Rebero zinyura hagati y'aho ngaho hafi n'aho ngaho zurira umusozi zigana nk'ahari umurenge wa Kigali ubu ngubu. Izindi ngabo ziva Nyamirambo zizamuka, noneho tumwurirana umusozi, tumwuriranye wa musozi yari asigaranye turamukubita, abari bari aho ngaho turabakubita bariruka. Ijoro riba rirageze babona ko tubanesheje. Babonye ko tubanesheje iryo joro mu gicuku barashwanyutse bose, aduye aragenda, ariko abasirikare bacu bari babegereye nko kuri hafi na Ruriba tubabwira yuko batagomba kubarasa, kuko ko bashwanyutse uko bahunze bari bahunze bavanze n'abasivili bavanze n'ibintu byose. Twaze kugira ngo ntitubarase, kuko iyo tubarasa twajyaga gukomeretsa abantu benshi. Noneho turabareka banyura muri uwo muhanda ugiye kuri Skol, barakomeza magana za Ruri. Hanyuma twebwe dukora dukomeza nyine mu mujyi, dukomeje mu mujyi dusa n'ababakurikira. Itariki 4 mu gitondo, ubwo turi mu kwa 7, turi mu kwa 7, itariki 4 mu gitondo z'ukwa 7 1994, inkotanyi ziba zitsinze urugamba rwo kubohora igihugu. Afande arakoze cyane. Amateka ni menshi, ntabwo nari gutinyuka kumuca mu ijambo tutaragera ku ya 4 Nyakanga kugira ngo twese turokoke. Aya mateka ntabwo arangirira kuri icyo gusa, kuko nk'uko Afande Karake yabivuze birakomeza kugeza n'ubwo izo ngirabwoba zihunganye n'abaturage zibatwaye bunyago, bagiye mu gihugu cya Zaire barakubititse koko. Rero inkotanyi n'ubuzima ariko ni n'ihumure. Nagira ngo muri uyu mwanya dufate umwanya muto duhe Honorable Console nk'umwe mu bantu bazi neza inkotanyi icyo ari cyo n'icyo zamufashije, nawe adusangize ubuhamya bwe.